ndebye kuri iki gitabo abantu harimo abantu b'ingenzi batatu aho navuga abatemwa cyangwa se abatanze ubuhamya. Hari uwitwa AA, hari uwitwa Vitale Uwumuremyi, hari na Specioza Mujawayezu. Kuki Madame Victoire Ingabire yafashe defense yo kuvuga ati ibi bintu ni ibihimbano kandi hari preuve musa nkaho mwagaragaje mu rwego rw'ubucamanza yuko ibintu bigaragara nta cyahimbwe, ndetse abantu noneho kugira ngo bakurikirane urubanza bakemera ibyo yavuze aho kugira ngo bakurikirane iby'ubucamanza bugaragara bwagaragaje mu rubanza. Urakoze cyane. Impamvu yafashe iyo ubwo buryo bwo kwirwanaho mu rukiko cyangwa se bwo kwidefanda, tubanze twibukiranye ko mbere na mbere ni uburenganzira bwe. Ni uburenganzira bwe bwo kuvuga ati ngewe nzisobanura mu buryo runaka, niwe wabwihitiyemo. Tunibutse ko yabuhisemo yunganiwe n'abavoka b'inararibonye. Umwe wari waraturutse mu gihugu cy'Ubwongereza wanaburanye muri rukiko rwashyiriweho u Rwanda Arusha, ndetse n'undi w'umunyarwanda wabaye umukuru w'urugaga rw'abavoka Maître Gatera Gashabana. Kuvuga ngo iyo defense, iyo ligne de defense, uwo murongo wo kwisobanura nibo bawuhisemo ntawe ubategetse, kandi yunganiwe n'abavoka babifitiye ubunararibonye. Noneho rero impamvu ngewe naje kubona ko yaburanye avuga ati ibi bintu ni ibihimbano, ni ukuvuga ngo iyo uburanye uvuga ngo ibi bintu ni ibihimbano, ni ukuvuga ngo ububwira abari kugushinja cyangwa abari kukubaza ibibazo, ni ukubabwira uti murambaza iki ko narangije kubabwira ko ibyo bintu ari ibihimbano, byahimbwe n'ubushinjacyaha, byahimbwe n'ubugenzacyaha, byahimbwe n'inzego z'iperereza. None se muragira ngo mbisobanureho iki kandi atari ibyo bihimbye, kandi atari cyo ubizi, kandi ari bwo bwa mbere mbibonye muriye hano nabyo mu Rwanda cyangwa se muri hano nabyo mu rukiko. Urumva iyo usesenguye usanga uwo murongo yahisemo wo kuvuga ngo ni ibihimbano, yagira ngo azabone uburyo asobanura impamvu yanze kujya mu mizi ya buri kimenyetso twatanze.